wo kubasengera nawe ukabura ariko byaba ngombwa muzukuri jewe n'umutima wanje mpamanya ni ukuvuga ngo byaba ngombwa twamutunga akicara agasenga Imana aho agasura abakristo agasengera abagwayi akamenya abarwayi akamenya abafite ibibazo ibyo ngibyo byose nizo nshingano zabazwa akigisha abantu ubutumwa akavuga ubutumwa ari mu mavuta yabonye umwanya wo gusenga ariko ikibazo entertainment bayikaze abadukurikirana ko bukeye nuko bwije turabashimira cyane uyu munsi kuko mubibona kuri kamera zacu dufite umutumirwa wacu turi kumwe na mama kandi igihe cyari kibaye kirekire tutabonana ariko Imana nge kandi kubikora ubu ngubu turi kumwe ahangaha n'ubundi ni bwa buhamya bwiwe cyane cyane turi bukomeze dukurikirana kandi akomeza kutugezaho twese Imana yabikoresheje ibintu bikomeye cyane kandi abantu babukurikiranye hari ico wenda buri guhindura ku buzima bwabo rero reka tumwiyegereze hano kuri kamera zacu atangire adusengera Imana ndetse yegereza Imana muri kino kiganiro twe gutangira ubungonga karibu dusenge. Turagushima Mwami Yesu turaguhimbaje data ko kugira neza turagushimiye kuri uyu munsi kuko wongeye kutwemerera kandi tukagera ahangaha kuza gukora umurimo wawe turagushimiye Mana kuko wabanye natwe iyi minsi yose itambutse waraturinze uturindira n'abana turi kumwe Mwami Yesu cubahiro ni cyawe none turaje duciye bugufi Mana woshigwe hejuru iki kiganiro tugiye gutambutsa cyangwa se ubu butumwa turakwinginze Mwami Yesu kugira ngo umwuka wawe wera abuherekeze n'abazabyumva bose Mwami bigira ico bikora ku mutima wabo kandi turagushimiye Mwami Yesu ko wakomeje kubana natwe ko wakomeje kudufasha mu biganiro byose byatambutse twagiye tubona ukuboko kwawe kugeza kuri uyu munsi dusabiye abagenzi bose baje Siyoni dusabiye abagukorera imirimo yose itandukanye kugira ngo ukomeze ubafashe ubagirire neza mu izina rya Yesu amen amen. N'ubundi ni bwabonye tugiye kuganiraho hahandi twagarukiye ubushize ndetse ndabizi uko wabisengeye kandi n'Imana wenda hari byagwishuriye mbere ya bwa bundi nyuma ya bwa bundi turagira ngo tubuhereze ikaze wisange hano Uganda n'abantu batuye mu bihugu bitandukanye hano muri Amerika ndetse nawe muri Afrika ndetse yani igihugu cyose kiragukurikirana rero ubwo ni bwa buhamya bwawe komeze bunu bwa gatatu hajya twagarukiye ntiwamukomereza kugira ngo tukomeze twumva imirimo y'Imana ndetse n'udukurikiranye ubu none aha wenda nawe ufite ubuhamya bwawe wenda uzi ko hari ico bwamarira abantu cyangwa se hari ico ushobora gukora ku buzima bw'undi mwana w'umuntu hano hanze twaguhereza ikazani iwacu ukaza ugatanga ubuhamya rero mama karibu tangire tugahe ikaze. Murakoze cyane Imana ishimwe cyane ko twongeye kubona umwanya mwiza wo kuba imbere yayo twari tumaze igihe kuko umwana amaze kubivuga ariko ni ukuri Imana yatwemereye twongera kubonana ngarutse nyine gutambutsa ubuhamya bwa gatatu natambukije ibice bibiri ubu ni ubwa gatatu nje gutambutsa ariko nkaba mbanje gushimira abantu bose bankurikiye abampamagaye abafashijwe abadukurikiranye bose Imana yo mu ijuru idakiranirwa ibaha umugisha ni ibice bitatu nanone ni igice cyo mu ikanisa kuko mbere nagiye umuntu wanjanaga yanjanye mu iteraniro rinini ririmo nyine abantu barimo basenga ibyo twarabivuze kandi mwarabyumvishije nanone turongera kandi dusubira mu iteraniro ubwa kabiri nanone ubwa gatatu nanone aragaruka araza aranjana ubu rero ubwa gatatu nibwo nje kuvuga nanone kuko nabibabwiye nari njyamye mbona umuntu araje aranjanye mu nzozi kuko nzamubona arambwira ngo ninze tugende tuje mu materaniro nanone turagenda tuja mu ikanisa
turashika dusanga abantu benshi bahaye basenga, noneho kwa kundi baze basenga hagera igihe nyine cyo gutura, igihe cyo gutanga isadaka. Arambwira ati nakuzanye kandi ngo wongere urebe ibyo nza nkubwira byo mu materaniro y'iki gihe cyangwa se amateraniro yanyu. Ndahagarara baza gutanga isadaka. Aho ngaho kuri rutari hariho umuntu wambaye imyenda yera cyane, ni marayika niko nabibonye mu buryo bw'umwuka. Yari afite igitabo kinini cyane kirimo amazina y'abantu benshi. Mbona ko akirambura aho ngaho, arahagarara yerekeye mu bantu, abantu bakomeza kuza gutanga isadaka. Arambwira tukomeze ukurikirane. Abantu baza gutanga isadaka, iyi sadaka abantu barambika nyine yaniyinga abantu batura nyine mu giseke. Abantu baraje baratanze, ikanisa ryari ryuzuye abantu, ariko mbona hatanze abantu b'imbarwa. Noneho uko bazaga gutanga, ikintu cyanteye ubwoba, uko bazaga yarambwiraga tukomeze ukurikirane, nanone ni ya materaniro, nanone ngihaye nkwereka. Uko bazaga gutanga niko umuntu yarazaga yatanga isadaka, noneho muri cya gitabo hariho amazina y'abantu, igitabo kinini cyane, nkabona hahandi haravivuwe. Noneho utanze isadaka wese akavivura ahandi muri cya gitabo. Ariko ikintu giteye ubwoba yashatse kunyereka, muri iryo kanisa harimo abantu benshi cyane kandi b'ingeri zose, ariko haraje hatanga abantu b'imbarwa. Arahagarara cyane, akomeza guhagarara aberekeza mu igitabo. Ariko mu buryo batanze, hariya mu bantu bakuru hahagurutse abantu bake, hari hahaguruka abandi bakeya, ariko abantu bose basigara bicaye ntibatanga isadaka. Arambwira ati se wabibonye ibyo nza nkubwira? Ko ndabibona. Ati se ubonye rino teraniro hatanga abantu bangahe? Ko ndabona nyine ari abantu bakeya. Abandi urabona bameze gute? Baricaye nyine ntaco bibabwiye. Ariko uwo muntu wari uhagaze aho ngaho kuri rutari, ahagaze hejuru y'ibiseka abantu batangiramo isadaka, yarakomeje yerekeza igitabo mu bantu. Arakomeza acerekezaho, kandi abona abantu ntibahaye baza gutanga. Abantu ntibarohe bamenya n'ibyabaye. Arababara cyane, akacerekeza aha ngaha, akacerekeza aha, ariko abantu ntibaroha batanga isadaka. Arahagarara arababara, mbona arababaye mu maso hiwe, ariko abantu nyine ntibigeze batanga isadaka kuko bikwiriye. Ariko wa muntu wanjanye nyine duhora tujana, yarambwiye ati se urabibonye? Ati reba ukuntu abantu bibagiwe kuza batanga isadaka n'iyinga. Ati kandi iyi sadaka batanga hariho igitabo iza yandikwamo, n'iyinga hamanuka marayika igihe cy'amaturo, agahagarara aha ngaha niko kuko wamubonye. Igihe abantu baba batanga isadaka bikaguma bikandikwa muri kiriya gitabo. Ati se ntiwabonye amazina amwe? Ati ni amazeru gusa, abandi nta kintu gihari, umwaka ugashira uwundi ugataha. Ati ariko abantu bakibwira yuko iyi sadaka ari nk'umugenzo, cyangwa abantu bakwibwira kuko ari nko gutura gusa, ariko ntibazi icyo iyi sadaka ivuga. Iyi sadaka abantu batanga n'iyinga ifite ahantu ija kwandikwa mu gitabo, kandi icyo ni igitabo cy'imirimo, kandi uyu marayika arayikijana akakijana mu ijuru. Ariko ikintu gitangaje,
ni uko abantu benshi batazi agaciro k'isadaka, ni uko batazi akamaro ko kuza mu nzu y'Imana utazanye ituro. Ati abantu benshi nubwo uhaye ubabona kuriya bambaye neza, baberewe, basa neza, ariko mu ijuru muri iki gitabo ni abakene bene babandi, abakene bene babandi babatindi, kubera yuko nta kintu babitsa muri iki gitabo cyandikwa cyangwa babitsa mu ijuru. Atari ko icyo nakuzaniye ni ukukubwira ngo ugende ubwira abantu abazakumva bose baze batanga isadaka n'iyinga, batareba ngo batekereze ngo ibi n'ibi, bashake kubishyira ahandi. Iki ni igitabo cyandikwa mu isadaka ya n'iyinga, kandi marayika azaza wenyine. Igihe amaturo atangwa haba hari igitabo biri kwandikwaho. Icyo gitabo nicyo kizamuka, niyo mirimo ija kubikwa imbere y'Imana, niyo umukristo azosanga. Atariko iyo iki gitabo nta kintu wawe wandikamo n'iyinga, umenye yuko uri kwihemukira. Ntabwo uhemukira pasiteri, ntabwo uri guhemukira Imana, uri kurihemukira wenyine. Wewe mu ijuru uzosanga nta kintu na kimwe wakoreye, kandi uzasanga nta kintu na kimwe kiriho. Kandi mu by'ukuri kubona ukuntu abantu bari bakeye, bari bambaye neza, ariko uwo muntu arambwira ngo aba bantu nubwo ubona gutya badatanga isadaka ya n'iyinga, ngo umuntu aje mu rusengero afite ituro, aje gutura Imana, akagenda mu nzu y'Imana nta kintu ajanye imbere y'Imana. Muri iki gitabo cyandikwa mw'iyi sadaka ya n'iyinga, ni isadaka yambwiye, ntiyambwiye ibintu byinshi, simvuga ibyo atambwiye, yambwiye iyi sadaka ya n'iyinga. Abantu benshi ni abakene mu ijuru, abantu bazisanga ari abakene. Niho numvishije iri jambo rije mu mutima wanje, cyangwa se ndihishuriwe ijambo rya Lazaro na Nyamutunzi tumaze gusoma. Nubwo tutarisomye uko biri cyangwa ikinyarwanda kigoye, ariko uko ndifite mu mutima wanje, iri jambo riravuga ngo hariho umuntu wari umukire, ngo yahoraga yambara imyenda y'umuhengeri, ngo agahinduranya buri munsi mu gitondo na nimugoroba, kandi ngo yari yaraguwe neza, ngo yari adamaraye. Ni ijambo rya Lazaro na Nyamutunzi. Abakristo bose bararizi, abantu bose bemeye Imana, abantu bose bakijwe bararizi, ngo yahoraga ahinduranya imyenda. Ariko ngo igitangaje, ngo amaze gupfa ageze imbere y'Imana, ngo agenda ahitira ahantu habi cyane, ahantu hagoye, hateye ubwoba, ho kubabazwa. Ariko ngo hakaba uwundi nawe w'umukene witwa Lazaro, ngo yahoraga imbere y'inzu, ajyamye imbere y'inzu ya wa mutunzi. Ariko ngo yari umukiranutsi w'Imana, yakiranukiraga Imana, ngo ndetse yajya gutuvungukira wa mutunzi ashigaje. Imana ishimwe cyane. Ngo yajya gutuvungukira wa mutunzi ashigaje, ariko ngo amaze gupfa, ngo kuko yakiranukiraga Imana. Urumva mu kuyikiranukira ni ukwitanga n'ibyawe byose, ukitanga n'umutima wawe wose. Ngo amaze kuyikiranukira, amaze kuja imbere y'Imana, amaze gupfa, yisanga mu gituza cya Aburahamu, aja kugubwa neza, yisanga ahantu heza, agubwa neza, ahitira mu gituza cya Aburahamu. Kandi Aburahamu sogokuru wo kwizera tuzi kuko ari mu ijuru. Ngo amaze kujayo, ngo noneho wa mutunzi nawe amubonye, ngo arataka cyane, ngo aravuga ngo naho ngaho uri, ndakwinginze uwo ushobora kuza ukankiza aha ngaha aka kaga ndimo. Ariko yaratatse, aratakamba, ntibizashobotse. Atakambira Lazaro w'umukene, ubu ngubu ari we mukire, ariko ntibizakunze. Atakambira sogokuruza Aburahamu, ariko ntibizakunze. Aramubwira ngo aho ngaho uri, ngo hari umworera munini, ngo ntibishoboka. Atangira kumubwira ngo azamubwirire abavandimwe biwe ngo bari mu isi, ntibakamusanga aha ngaha. Ni ibintu bibabaje,
nico gihe nahishuriwe iri jambo, ni ibintu bibabaje kandi ni ibintu biteye agahinda, kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima dusabwa kubaka tukiri hano mu isi, bisabwa kubaka tukiri muri ubu buzima turimo. Imana yadushize hano mu isi kugira ngo dutegure ubundi buzima tuzabamo, kuko buno buzima turimo ubu ngubu nubwo akanya gato nubwo gutegura ubwo tuzabamo. Noneho uwo muntu arambwira ngo mu by'ukuri igihe cya kera, igihe cyose mwabayeho sibwo mwari mukenye cyangwa sibwo mwari mukize kuruta uko mumeze, ariko iyi sadaka abantu barayibagiwe, abantu barayibagirwa, abantu bayifata nk'ibisanzwe, abantu ntibakija mu nzu y'Imana ngo bagende bature bamenye, kuko iyi mirimo ni ukuri. Iryo joro nagize ubwoba, nagize agahinda gakomeye, naje narabyibajijeho mu mutima wanje, nishira ku munzani kuvuga ngo umuntu agahera mu kwezi kwa mbere akageza ku wundi, kuko yararamburaga amapaje, aha yarambura nyereka ati dore icyo ndi kukubwira, bakureba uru rutonde rw'amazina, ariko urebe ahangaha, urebe imirimo yabo. Uru rutonde rw'amazina kabona bamwe uko nta kintu gihari, kuva batangira nta kintu gihari, ni amazeru nta kintu gihari. Aho abandi nkabona barujuje, yamye atangira aramanuka aruzuza. Ni ukuri biteye agahinda, biteye umubabaro, biteye ubwoba kubona abantu twambara imyambaro, tukambara imyambaro y'umuhengeri, tukahinduranya imyambaro yose ihenze, tukambara ibintu bigezweho, tukarya tukanywa, ariko haje kugera n'iyinga, haje kugera mu materaniro tukananirwa kujana ikintu cy'ituro ngo tuje gutura Imana. Ni ibintu bikomeye kandi ni ibintu bibabaje kandi ni ibintu biteye agahinda. Uko niko uwo muntu yanyerekaga, narababaye ngira agahinda, ndareba ukuntu abantu twirengagije, habe nanje mvuga gutya, sinari nzi ko ari ibintu bikomeye, navugaga ngo nyibonye noyijana kandi ntayibonye nta kibazo. Ariko wa munsi wagiye gusenga niyinga, ukagenda ugashika nta kintu ujanye, ntacu uturiye Imana, rya sadaka gusa, kaba gatoya, kaba uko ugafite, kaba kanini kaba gato, ariko ugatura, wa munsi urandikirwa marayika. Imana yanyeretse marayika ahagaze aho ngaho, afashe igitabo kinini cyandikwamwo amaturo, igihe cyo kuja gutanga isadaka. Ni ukuri bene data, ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu biteye agahinda. Ibintu byose byo mu nzu y'Imana ni ku murongo, ibintu byose byo mu nzu y'Imana ushobora kwibwira ko utunganya kimwe, ikindi ukabona ni ibisanzwe, ariko ni ibintu bikomeye. Nanje sinari mbizi, kuko iyi sadaka dutanga, iki kintu tubona coroheje cyane, umuntu akibanda ku cacumi cyane, nico umwuka iwo aza kwishuza. Niyo utagitanze uzuja gusenga uri umukristo, ukaja gusenga imbere y'Imana, ukabona uri umwibyi, ukavuga uti njewe nibye Imana kuno kwezi nta cacumi natanze, ukumva nico cyane uremerereyeho, ukumva nico cyane uhaye agaciro. Ariko ibintu byose byo mu nzu y'Imana naratangaye, nagize ubwoba, byose biruzuzanya. Ni ukuvuga ngo iyi sadaka dutanga ifite agaciro imbere y'Imana, ifite ahantu yandikwa, ni ikintu gikomeye giteye ubwoba. None ga bene data, ni ukuri abantu bose bankurikirana, mureke twisubireho, tuzoza tuja mu rusengero, nimba ufite abana, nimba mungana gute, naje nibwira kugira ngo twebwe twese tugende tumenye agaciro ko kuja mu nzu y'Imana tujanye isadaka. Tujana isadaka ifite aho yandikwa, icyo gitabo kirahari, kiravivura, ukazisanga wewe warasengaga ndetse ukanatanga n'icacumi. Ni byiza icacumi cyo, nta mukristo uzurinda kucishuzwa, umutima wawe urakikwishuza, umwuka wera akakikwishuza. Ariko iri turo iyi sadaka tubona yoroheje dushira mu giseke n'iyinga, mugende muyigarukeho, abana batoya, abasore, inkumi,
abantu b'ingeri zose muze muja mu nzu y'Imana muture. Uko niko Imana yanyeretse ubwo butumwa bwa gatatu, byose ni ibintu bikurikirana, yari kwinyereka byo mu nzu y'Imana, byo mu nzu y'Imana. Uko niko bimeze. Imana ibaha umugisha badukurikira. Rero nje kibazo wenda nabaza ku bantu badukurikiranye, hari ubwo wenda ubu ngubu nyine nkuko bimeze wenda ko tuba duterana kenshi, ukareba ukuntu abantu baguruka baje gutanga sadaka n'ibyacumi, ukabona ntibagurutse nk'uko bari mu rusengero. Ibyo wenda nk'uko wenda mwemeye kera cyangwa se umwana kuza imbere yacu, niko byahoze kuva kera cyangwa se nibiri kuza muri no minsi ya none? Oya, ntabwo ariko byahoze. Ntabwo ariko byahoze mu by'ukuri. Twebwe twakuriye iwacu Murenge, wagaze usha gusohoka niyo nta mafaranga ahari yo gutura, ariko mu buryo utagendaga umubyeyi yarahagararaga akavuga ngo akira sadaka uje gutura. Habe n'umwana wawe wabyibagiwe ukama wizingira ku mubyeyi ngo singenda nta sadaka. Ndetse hakaba agira gutya twaje gusenga ukabona ko akora hari akaguhereza ku myaka yiwe k'ikigori akakubwira ngo ugende uje gutura muri Sunday school, tukagenda tugatura imyaka ivuye mu maboko yabo, abandi bagatura amafaranga. Kuva kera nta muntu wasohokaga mu nzu nimba ufite abana wafataga amafaranga yose uko uyafite ukagenda ubagabanya, ariko abana bose bagatura. Ndatekereza ko wenda mbere cyane aho ngaho kera n'abantu ntabwo bagira amafaranga bafite uyu munsi wa none, ahubwo ubu ngubu nubwo bakagombye ko batanga cyane kuko batangaga nta nayo bafite. None mubyeyi, niki gituma abantu wenda basubira inyuma muri ubwo buryo bijanye n'imyitangire cyangwa se no gufashanya mu buryo bwa gikristo, gutanga sadaka n'ibyacumi? Kandi ubu ngubu wenda ndaco cyakabaye igihe ciza cyo babikora cyane kuruta uko babikoraga cyane batabifite icyo bakora. Noneho nyine ni nkuko uwo muntu yanyerekaga, ni ukuvuga ngo ibintu byose twabigize ibisanzwe. Ibintu byose tubona nkaho wenda hariho no kutayibura, cyangwa si no kuvuga ngo abantu wenda ntibakira abakristo cyangwa abantu ntibasenga. Abantu barasenga, ariko abantu bakabifata nk'ibisanzwe. Akavuga ati se isadaka nimba umuntu atandayibonye none, kandi nanje ni nako nagazangira se nimba ntayibonye none ejo sinzoyitanga, cyangwa nimba uyu munsi ntayibonye ejo sinzoyibona. Ukumva ko ari ibintu byoroshe, ukumva ko ari ibisanzwe. Ariko naje kugira ubwoba mbonye marayika ku ruhimbi, umuntu wambaye ibintu by'imyera afite amababa ntabasha kureba uko asa, ahagaze afite igitabo kinini cyane cyanditsemo amazina, umurongo ukagenda ukika uwundi ukagenda ukika. Arambwira ngo mpagarare ndebe igihe baje gutanga isadaka. Kandi bari abantu bakeye bambaye neza, w'abantu nyine bari mu rusengero, ariko mu by'ukuri hahagurutse imbago. Arahagarara akomeza yerekeza igitabo mu bantu, mu bakristo, ariko ntaco byatanze. Abantu nyine baguma uko basanzwe. Ariko arambwira ati reba, abantu benshi niya pusa nta kintu cyanditseho, umwaka ukarangira ari izina ryabo, uwundi ugatangira, ukwezi kukarangira, kandi hahandi nyine yinjiye agatanga, bakavivura ahandi buheruka hakaba hari gutyo, ahandi hatangira agatanga, ahandi hakaba hari gutyo. Ariko abandi bagakurikiza nyine, ukabona akakwereka nyine ati dore aba ngaba uko bameze. Ariko mu buryo ibyo bintu abantu bagomba kwisubiraho bakabigarukaho, ni imirimo iteye ubwoba, ni ikintu gitangaje, ni ikintu wenda ushobora kuvuga ati ibyo ngibyo twari tubizi ni ibisanzwe, ariko twaribagiwe. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ntitukibagirwe, ngo Imana yabwiye Abanyesirayeli ngo nimumara kujya mu gahaga ngo ntimukibagirwe. Ni ukwibagirwa, abantu babigize nk'ibisanzwe. Ariko siho abantu bari bakenye kuko warumbaje, cyangwa ubu siho abantu bakenye cyangwa siho bakize. Abantu ahubwo baragenda batera imbere mu bintu byose. Ariko nyine icyo kintu
tukagifata nk'igisanzwe. None wenda itorero rya kera n'irihari ubu nonaha wenda haba hariho nk'aho bitandukanye atari cyane kandi bigaragara. None se njye cyo nakwibaza, hari n'abantu bibaza, kubaza icyo kibazo, hari n'abantu bibaza ko wenda ino sadaka batanga n'icacumi batangira hano ku isi, baba batangira abapasiteri ngo nibo babirya none bakira ngo nabwo gashari batise n'utu tugaburira umuntu dukorana muri company dukora amasaha angana kandi wenda ugendana mu modoka nziza kundusha ni gute nzantanga amafaranga menshi kayamuhereza akabaro yarya. Icyo ni ikibazo kimwe. Tese niko biri cyangwa se ko biri ikigira kabiri. Wenda hari abavuga ati cyangwa se niba mutefite amadolari 5 akamashogora rumwe gusa akaba ari atanga kandi yari afite menshi cyangwa se afite n'5 n'10 n'inoti ya 20 mu ijana mu inoti y'ijana na 20 n'10 n'5 agakuramwo rumwe akaba ari atanga. Icyo niyo ntabwo yaba ari impamvu uvuga ko wenda ari uguhereza pasiteri amafaranga cyangwa se niye mpamvu ibitera. Ibyo nyine byose biterwa nyine na ya mpamvu. Hariho bimwe nyine abantu bagize nk'akamenyero wenda bikazamwo amashari cyangwa bikazamwo kuvuga kuko ari ugukiza uriya mupasiteri cyangwa abandi nyine bakabyibagirwa. Hariho ababikora hakaba n'abandi nyine bakabyibagirwa bakabifata nk'ibisanzwe, ariko ni ukutabimenya. Ni ukutabimenya. Iyaba twari tubizi, iyaba twari tuzi iyo mirimo, iyaba twari tuzi icyo gitabo ko gihari, ikizashika umuntu azashika agasanga ariyo mirimo yubatse, ibyo byose twobirenga. Kandi umukristo nyamukristo ibyo byose aba yarabirenze. Ntiwovuga ngo isadaka urayiheza ka pasiteri cyangwa isadaka ugiye kumukiza. Umukristo nyamukristo yarabirenze aho, kandi abantu benshi wenda sinako batekereza. Ntabwo abantu bose batekereza ibyo ngibyo ngo wenda ngo ni ibintu by'amashari, ahubwo abantu barabyibagiwe babifata ko hari ibintu byoroheje. Babigize nk'ibyoroheje. Ikibazo cya nyuma tunagana ku musozo, pasiteri agomba gutungwa n'isadaka cyangwa pasiteri? Muri abantu benshi babigiraho impaka bakavuga ati watunzwe n'iyo sadaka. Ndetse aranabikwiriye kuba yatungwa nayo cyangwa bimeze gute mwebwe mwakiriye agakiza mbere yacu akaba na tureze uyu munsi wa none? Ngo ni ukwanga ngo izoge pasiteri, ni ukwihemukira we wenyine. Ijambo rya mbere mu mutima wawe, ahantu uzaja uvuye muri iyi si nk'iri jambo twasomye, wewe kurihemukira we wenyine. Uravuga ngo nukwanga gutunga pasiteri cyangwa uravuga ngo nukwanga ko pasiteri abaho neza, ariko ntabwo ari byo. Wewe wenyine urihemukira, kuko iriya ko turubaka iyindi nzu, ko turubaka ahandi hantu tuzohitira tukabaho neza, niko twatangiye tuvuga. Ariko mu by'ukuri abadukurikirana bose, abatwumva, ntabwo ari byo, ahubwo cyane abantu barabyibagiwe. Bagomba gusubira bakisubiramo bagakorera Imana, bakaza bibuka kuja gutura kuko bihaye byandikwa, bifite aho byandikwa. Murakoze cyane aba badukurikirana kandi kuri EMP Entertainment. Turangije ikiganiro cyacu umunsi wa none. Ubwo nawe utaha mukomeze mukore subscribe na share, mukomeze murebe n'ibiganiro byacu. Ubutaha tuzagaruka na mama ngaha tukomeze kandi tuganire, akomeza duhereza ubuhamya, ndetse akomeza asenga n'Imana ikomeze mwishuri byinshi cyane. Ubu ngubu tugeze mu isi ikomeye, urubyiruko rufite ibibazo, abantu bakuru bafite ibibazo. Ntabwo ibibazo dufite ubu none gusa bifite wenda ngo abatoya cyangwa se abakuru, abantu bose bafite ibibazo mu bijyanye n'imyemerere. Ubwo rero tuzongera kandi tugaruke hano kuri ino televiziyo, twongere kandi tuganire byinshi kugira ngo tubashe kureba niba dushobora kubona umuti w'ibibazo turi guca mu munsi wa none. Rero murakoze cyane, nawe turagushimiye kuba witabiriye. Imana iguhereze umugisha. Murakoze cyane.